bamwe bari oya ntabwo biri njya kagabuye ngiye mugire murebe nko kunkoza isoni uriya muhungu aryama de oya ntabwo ndakozwa isoni iyo nsenga yaba yaragiye kwere ariko mbonye abasore harimo sinzi reka nza n'abandi niba ariko bari abantu bashobora kuba babizi ubwo rero Bakari Kamana ndumva hano haje ababyeyi b'uwo mutumyinka araza nyuma ndagira ngo uko bagenda bahoberana gende bavuga uretse gatoya wa muhungu we dore rwose ko mujya ntanze abakobwa ba mbere ntibari bashimira kandi uretse gato uri kwihutisha ibintu byawe baguhaye ruswa cyane hajya bahita ruswa bahita guki muce ruswa ariko bahita nguki ruswa yimunga igihugu ahubwo twe ngo Kristo bavandimwe weza kuze Yesu ashimwe ubu rero aba ni ababyeyi b'uwo mutumyinka mutubaza ubwo rero tumva nagenda mbavuga ibigwi musuhuzanye noneho mumenyere no kumenya n'ababyeyi b'uwo musore uko mubahoberana abatari yicaranye n'uwo mwana ariko niba yinyemereye ugatangira kubivuga byose reka mbivuge iyo umwana ko yaje aja reka ncunguze uburyo umwete tugiye mu bintu n'ibindi twararaha reka n'ababyeyi reka basuhuze noneho umwana uramuheruka hakurikireho n'umwana baboneke ahasigaye ibirori byacu bigomye bigende neza ubwabikambere banyemereye na nyina w'umwana akaba ari ndi kubati ndavuga amagambure na nyina w'umwana wenda ashobora kuba yamuriye icyara ati umukobwa ndamufite ataza kumuza isoni dore uwo ni mama wa mutumyinka ariko ari buze rwose uwo ni mama wiwe bidasubirwaho parewe akaba Kamana nguyo ntabwo mbeshyira buriya nanjye ndagenda mbenye ubu mubyara bari imbere ubona nahakanye se umubyeyi akaba abyemeye genda umukobwa wanjye aho umuhungu rwose tugenda barimo guhoberana rwose n'imiryango ibintu bigaragara ko ibi bintu byagenze neza urabona rwose barimo guhana amakado bahagiye ni Rubavu dore ni hafi y'iwacu bafatayo icyo kunywa kimeze neza natwe batuzaniye rwose urusabo rumeze neza natwo turanywaho twumve ni byiza rwose barimo kongorerana nk'abataherukanaga mbega ibintu byiza rwose n'abaturage mwabahaye amashyi umubyeyi wabyaye akwiye kubona ibirori nyamara akanezerwa rwose nawe ati kuba umpaye nanjye sinabura icyo nkuha dore ngiyo ni amakado barayahanye bapfundurire pfundura bivuge nuko urakiraho rwose munyakire rwose mwatekereje neza dore ahereje ba mwana we rwose bahitonde babashyire muri kamera nuko rwose dore ababyeyi batoje na mutumyinka yatoje umuco muramubona ntimubona akeye rwose dore ibintu byiza dore ibintu byiza ntabwo mwabera rwose amashyi cyane
rwose ndakeka aba bantu rwose barimo kudufungurira badufunguriye ibyiza bigiye kubera aha hantu kuko ndabona bikije mwitonde mutange impano zanyu ko mwaziteguye Imana yadutije ibihe byiza yashyizeho akazuba n'umucyo n'akayaga keza iwacu ntibugibwa haragendwa rwose nyamuneka rwose nkanjye rero bamushaka uwo bahaye icyo kunywa anagotomere sengeye rwose muticwa n'inyota mwa babyeyi mwe mwareze neza kwicara kandi tuguma urundi rubaho aha babe mukiri ko nahamwe mu mukone kugira bo abo babyeyi nibo bashakiraho bicara mu gihe bashaka rero bashake n'aho mutumye inka twiteguye umugeni noneho badusabiye reba urubaho aho ngaho tegura urubaho noneho sasa bare wanjye kama yumva ababyeyi niba babonye aho bicara mutumye inka agiye kuza nawe noneho bafatanye ibyo kunywa bishime noneho tumenye ko ibyo twemeye imyanya iratugora bihangane bicare kigeze nuko ibyacu birarashobora murakoze cyane mu kutuganiriza no kutwereka umuryango wanjye niba uri kugenda wishimira unawubona nkwereka shuze ko abakobwa babashimye haje bariya ba nyina buriya rero iyo haje ababyeyi burya umubyeyi akurya akara ati humura mugabo wicogora ati burya ibyo musaza w'umuntu yavugaga abakurema agatima rero damu yemeye burya n'umuryango kwemera bakaba bemeye ko umukobwa wacu ashobora kuba hari imbere namutumije reka turebe ubundi muhaye amakushi atatu ngo nta n'ubu ntiwari wanyura ariko hari umuntu uri kujya agushimira gahoro gahoro ndumva birimo kugenda biza muri makeya rero ndumva abantu ushigaje se naguhaye urubyiruko naguhaye ababyeyi babashimye urubyiruko rwahanyuze rwasanze n'udahanyije n'imyaka urubyiruko bangana umuhungu wawe ntabwo ari yishimye ariko ndabafite umuhungu wawe ntabwo ari yishimye kumukeka sidamumenye ariko wenda ntabwo ari ishimye genda ne mu bintu nakoze mbo saba hari undi wari uri ku gisabo ari gucunda ari gucunda amata ariko rero wabona ari hari umuntu wari gucunda amata hariya mu gikari waje mu kanya mbaza tuyishime wa wundi wacundaga amata reka turebe noneho ko yabamo mutumwe ashobora kuba arimo barimo gucunda amata urebe nacunde neza mu mata yo guhungukirwa ariko naze rwose izina rusisibiranya rimveho izina rusisibiranya rimveho ndebe ko nanjye aba babyeyi nimubaha amashyi amagambo n'ababyeyi turababonye bicare bagubwe neza noneho turebe uwo mutumye inka aze nawo turebe ko uriya musore ishavu ryashira kuko Imana yaramutoranyije uwe arahari kubw'ibyo nabanguke rege bwira mutumye inka banguke nzi neza ko ahari ntabwo njya katagwa buto zaririmba ye ari hehe shyiramo kije
ya mbere ni 30 kugeza kuri 10 ambo za ndirimbo z'abageni rero ndumva zirimo ubwo zije nawe ari hafi kuza nabanguke natambuke neza rwose inyambo. Okay. Nabuze iki haki nta n'ahantu wagira ugashaka intebe bigenda bikore yamana kanyamana ntabwo mubaho igisuzuguriro ngaba we hano mutumwe inka ntabwo araburamo aba bageniye muhabashye rwose dore ndabikeka ibijya gushya birashyuha nuko mutambuke neza tureba rwose dore n'akagamba ajya arimo kubivuga neza rwose dore wa musore arimo guseka ndeba ni byiza rwose urabona ukuntu waberewe reka mwana umuhungu wanjye uheruka kuva mu Burayi mwakera ariko ntacyo yaba muzanye niba arimo ntabwo mbizi ahasigaye rwose nanjye muze kumpa amashyi menshi kuko ndaba niyemeje ibyo nashoboye ndakeka mwabo bareba haraboneka murashimisha umusore wacu urabona ko ibintu bihita bisindira isura abantu barimo baraseka ariko cyitonda kuba munaniwe umugeni ngiye mu mpfunduro y'urugo ngiye guhega inka yanjye kuva amarembo akinguye nawe mbonye umugore w'inka ye ngiye kuyiha